Nyaboneka isi iri kugenda itera imbere aho n'inganda zigenda zitera imbere. Uyu munsi rero nagutembereje mu ruganda rutunganya isukari ivuye mu bisheke. Ujya wibaza uti se uburyo ki bikorwamo? Uyu munsi rero nagukoreye ubukerarugendo nkugeza muri uru ruganda ngiye kukwereka buri kimwe cyose uburyo k'ibisheke bitunganywamo bikavamo isukari. Dore aha ngaha ibisheke babikataguye barimo barabigera ngo bize kujya mu sekuru babisekure bize kuvamo umutobe. Dore aha ngaha barimo barabyerekezayo. Dore aha ngaha birimo birajya hafi mu sekuru yabyo kugira ngo ibikore neza bivemo umutobe. Kandi turagushishikariza utarakanda subscribe uyikanze kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Dore aha ngaha ikimashini cyari kirimo kirabisya kibigira ifu kugira ngo bize gukamurwa neza. Dore aha ngaha birimo biragenda, dore babikozemo ibintu by'ibikatsi bongeramo n'amazi kugira ngo bize gukamuka neza. Dore ibyo byose ni ibisheke bagiye gukamura bize kuvamo umutobe. Buri kimwe cyose aha ngaha ndakibereka, mbereke step by step uburyo ki byose bikorwa. Ese ujya ubona isukari ukibaza uburyo kikorwamo? Aha ngaha nje kubamara amatsiko. Dore aha ngaha bagiye kugenda babikamure neza. Dore aha ngaha hari imashini iba irimo irabikamura. Dore uburyo ki biba byabaye byabikatsi. Dore aha ngaha ko gikamura niko amazi cyangwa se amazi y'ibisheke agenda akamuka. Buri kimwe cyose aha ngaha urimo urakibona. Dore umutobe w'ibisheke ahantu uri kunyura. Dore aha ngaha niho urimo urerekeza uca aha ngaha mu matanka. Aha ngaha buri kimwe cyose bagenda bakikwereka, haba hari imashini zigenda zibikora. Urebye nta n'abantu benshi bahari usibye abatwara imodoka zizana ibisheke gusa ndetse n'abandi bantu bakeya baba bari mu ruganda. Urabona ko ibyinshi usanga byikora biri automatique. Dore aho umutobe w'ibisheke urimo uranyura ugira ngo ujye gutekwa uze kuvamo ibintu byiza cyane. Ujye ugira amatsiko y'uburyo ki ibi byose bikorwa. Nje kubamara amatsiko. Buri kimwe cyose ndakibereka paka isukari ivuyemo bakanayipakinga mu mufuka. Dore aha ngaha arimo aratestinga areba ese bimeze ute. Uyu mutobe ufite ubuziranenge, uyu mutobe urahiye. Buri kimwe cyose aha ngaha bagenda bakikwereka, ndetse hari n'abagenzuzi bagenda bagenzura bajyana muri laboratoire kugira ngo bataza gutunganya ibintu bishobora kwangiza ubuzima bwa muntu. Kiga ko nawe buri kimwe cyose urimo uragenda ukibona, niyo ntavuga buri kimwe cyose uri kugenda ukibona. Aha ngaha umutobe barimo barawucugutsa mbese kugira ngo ube uri no guhora. Dore aho umutobe urimo uranyura banawutunganya bakuramo imyanda. Ibyo bifuro biri hejuru barimo barabikuramo. Ase wari wanywa ku mutobe w'ibisheke? Umutobe w'ibisheke wari wawunywaho? Dore aha ngaha nahari guca imyanda, ahandi urabona ko umutobe uri kuza umeze neza. Uyu mutobe ujya kumera nk'uwo mu bitoke, ariko umutobe mu bisheke uba ufite uburyohe bwihariye. Dore uyu arimo aratestinga areba uko byitwaye. Dore abagenzuzi aha ngaha barimo barareba, baca muri za laboratoire bareba ese uyu mutobe ufite ubuhe buziranenge. Aha ngaha barimo barabiteka. Dore umwotsi uri no gucumba. Dore aha ngaha haba hari n'ibipimo, navuga ko ari nka thermometer. Buri kimwe cyose aha ngaha bagenda bakicyerekana. Dore aha ngaha barimo barayiteka kugira ngo umutobe uze umeze neza, ndetse n'isukari iza kuvamo izimeze neza. Impamvu ubona amasukari abatandukanye, nawe ndakeka ko ubibonye urabona uburyo ki isukari izavamo, uburyo ki izabisa isa nk'ikigina. Nkuko n'uyu mutobe usa, barawuteka bagahindura ibara ry'umutobe kugira ngo isukari ize kuza imeze neza, imeze nka rya bara wari urimo urabona nawe. Dore aha ngaha byatangiye gufata. Ndakeka ko nawe urimo urabibona byabaye
ibintu bifashe bitewe no kubitwika cyane. Dore ahangaha byabaye umushongi, byabaye nk'umushongi w'ubuki. Ndakeka ko nawe urimo urabibona neza cyane. Dore ahangaha bimaze kuba umushongi, buri kimwe cyose urimo urakibonera neza cyane. Ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ni uguhinda. Njya numva bamwe bavuga ngo uriya muntu ngo arakabya, njye ntabwo ndi gukabya, nawe urimo urabibona. Nakwinjije mu ruganda. Ese mwamburanye iki? Rukara wanyu mwamuburanye iki? Buri kigenza aba ntahari, uzareba ko mutazankumbura. Rero urabona uburyo ki ibintu byose biba birimo biragenda neza cyane. Ahangaha barimo barayateka, ndavuga aya mazi y'umutobe. Dore ahangaha bari kongeramo produits zigiye zitandukanye kugira ngo bize gufata. Urabona uburyo ki bamaze kubicana, ariko urabona uburyo ki byafashe. Ahangaha bashyiramo produit kugira ngo bize kuza byabaye isukari nyine nk'uko nawe urimo urabibona. Ntago ari uguhindira, bashyizemo produit kugira ngo isukari ize gufatana. Byaje ari ururenda, none dore ahangaha uburyo ki bimaze kuba zamaze gufatana. Buri kimwe cyose ndakeka ko ahangaha urimo urakibona neza, urimo urabibona. Ibuka gukanda subscribe. Dore buri kimwe cyose ahangaha urimo urakibona neza cyane uburyo ki ibintu biba bimeze. Nyaboneka isi igenda itera imbere, dore ko nk'ibi ngibi rimwe na rimwe izi nganda zikoreshwa n'ama AI nizo usanga zikora ibi bintu. Ugasanga nko kugira ngo nk'uruganda ruba rurimo nk'ibintu bigomba guterwa, usanga ari amarobo arimo arabiterura. Ayo marobo kandi akontorwa n'abantu. Niba uri umunyarwanda rero wifuza iterambere, ukaba utiga ibyerekeranye n'ikoranabuhanga cyangwa se kumenya gukoresha interinete, menya ko uzasigara inyuma. Dore ahangaha buri kimwe cyose kirimo kiragenda neza cyane. Dore aha ya sukari ukuntu imaze kuba, urabona ko byamaze kuba isukari. Uri step by step, ndakeka ko nawe wagiye uyibona neza cyane. Ahangaha urabona uburyo ko isukari imeze, ntiraba isukari ya nyayo. Urabona ko bijya kumera nka barafu. Dore ahangaha bagiye kubanza bamere nk'abayikaranga ize yumutse imeze neza. Ndakeka ko nawe urimo urabibona neza cyane. Ariko ahangaha bavangamo n'andi maproduit nyine kugira ngo isukari izamara igihe kinini. Dore uburyo ki ahangaha byose byitwaye, ntacyo nabahishe, byose biri ku karubanda. Niyo naceceka nawe wabyisobanurira, ariko reka mbe ncecetseho gatoya, ariko reka mvuge. Ntavuze mwagenda. Dore ahangaha isukari yacu uburyo kiri kuza imeze. Hano hari imashini zirimo ziramenagura, navuga ko bya bintu bimeze nka barafu nyine bijya kumera nk'amabuye y'isukari. Ahangaha hari kunyuramo imashini ikabimenagura, isukari kaza iyunguruye imeze neza. Ndakeka ko nawe urimo urabibona neza, nta byo kubeshya, kandi namwe muzi ko kubeshya ari icyaha. Dore buri kimwe cyose ahangaha kiri ku murongo neza cyane. Wowe utarakanda subscribe, menya ko urimo urahomba kandi urimo urahera mu gihirahiro. Buri kimwe cyose wifuza ko tugusobanurira uburyo ki gikorwamo, wajya hasi muri comment ukabivuga, tukabereka uburyo ki bikorwamo, tukwinjiza mu ruganda rwabo. Uru ruganda ruherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Dore uburyo ki isukari yacu yabaye, kandi urabona ko ari isukari nzima. Ntabwo ari ukuvuga wenda ngo ni ibintu byakoze. Iyi ni isukari nzima, kandi nawe wabonye uburyo ki ikorwamo. Byatangiye ari ibisheke biva mu modoka, babisuka mu mashini. Imashini ikabisya bikavamo umutobe. Umutobe bakawuteka, umutobe ukaza guhindukamo umushongi, umushongi ukaza kuvangwa n'ibindi bintu ukavamo isukari. Ndakeka ko nawe ariko wabibonye. Dore ahangaha barimo barapakinga ya sukari kugira ngo ize kujya ku isoko imeze neza. Buri kimwe cyose nawe urimo urakibonera, ntabwo ari uvuga uti ni ibintu by'ibihimbano. Dore bari no gusuka mu mifuka isukari.
isukari se nawe ntubonye uburyo kikorwamo? nawe ushatse guhera ubu ngubu wakubaka uruganda. Dore uburyo ki byose birimo biragenda neza cyane. Reba barimo barashyira isukari mu makarito, hari n'izo bashyize mu mifuka, buri kimwe cyose turakibereka. Ese byatangiye ute? Birarangira ute? Wowe niba ugeze kuri uno munota wari ugikurikiranye ino video kandi ukaba wayitangiye, ndagushimiye kandi nkushishikariza gukomeza kudukurikirana kugira ngo utazayicikwa na buri update igezweho mu bintu runaka. Twe twibanda ku byerekeranye na tekinoloji. Dore buri kimwe cyose ahangaha kiba kirimo kiragenda neza cyane. Baba barimo baragenzura buri kintu kimwe cyangwa se buri cyose kiri gukorerwa kuri buri ruhande. Twibutsa utakanze subscribe kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Mwakoze.